wubatse nk'uwanya nibwo we ntusongere kunkorera ku myashi yanjye n'umunsi warimo. Yesu we Giye kuvuga ikintu gikubite ni nyine cyose ubundi Sheri kice wandaya What? Oh my God. Nabivuze ukuri koko imihanda y'Ikigali uzi ko ajyanga irimo sima uzi ko umuntu ajya kwambuka akabanza agakuramo inkweto ukagira ngo ni nko muri iyo nzu yo kwa Gakwega ndabibwira mawe nta nubwo byakunda kujya kwambuka abanza gukuramo inkweto ntabwo byakunda iri modoka hakuno hakurya kuriye uramuna arantaba yakanyambutsa ndi kuba ngowe noneho. Oh my God. Nikosha Suwe mukanya duhuru kwambuka kayura mahoro kuko kari mu kigunda. Shase ngishati yaso nyakubunda bandaye mu kimoteri umbonye n'inkoko njewe. Inkoko se ahubwo gusa ongeraho ubukoko gakokorwa mu maso tanzama isukari bakumena kicucu. Urabona iyi nyene mbe ngiransuzugana nawe itanza mu mujyi wa Kigali. Yesu ngiye kugwikosora kuguburyo Shana je bayangake unamuswera uruboza nta muntu ubwogere kumenyera i Kigali imihanda twayivukiyemo twayisaziyemo tuzanayipfiramo tuzanayizukiramo rero nta mukaritasi n'umwe uri bwogere kumenyera hano mu muri mujyi wa Kigali kanze mpangane nabo je nambara inkweto zanjye ubundi nonze nkwereka andi bizanya na yimwe ngiye kuza na mukuru wawe kwa Nyayimbwa ngiye kuza mukuru aravuga ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibapa ire tomatira ntago ryatuma usubira mu cyaro. Uyu mugabo ashaka kubasamba. At this moment that he did. Mombasa, Nairobi, Mombasa, Nairobi. wubatse nk'uwanya nibwo we ntusongere kunkorera ku myashi yanjye n'umunsi warimo. Yesu we Mbega ishinzi Ishinzi ni papa wawe na bene wanyu bose. ibyo reka tubyihorere icyana twavugana se uri ikigo Kavuga idahiye ndi icyana cyasoze. ariko tabona nakoroheye wowe waruke wowe wabicyana cya date no gubugura wajyana gushimagiza ekonomi ntabwo ariko wa mugabo ahari banze utambonye neza. kese cyane ndaye bajyanye maze kangahe. Yesu we Ntera kugwara bwanyu ugeze ku musatsi. ndakurebamo iki se wokareba ibirori bishe izo nzara zimeze nk'iza pangarasi ndakurebamo iki washyano Utaha uduhagarikaho muhangana. abagoro bobi iyi karashika iranyishe. Hakeni hapa Urabona igihe wahereye usifura nkaho ndi imbwa y'iwanyu uwambonyemo ikibuga bitorezamo umupira. yego mwabashizemo iyi ni ishinzi ni hadeni ni karahabutaka Nyagushingwa ibisongo mu maso we ijambo rimwe wongere kunsesereza ndahita nkutakura. wagashinga ibiti mu maso we umbonyemo urwembe Nakubwiye ngo ijambo rimwe gusa
nkahita nkumena. yego bikira mariya yemeye gutanga umwana we kumusaba kugira ngo aze ducungure niko wa mugore we uri igishegabo uri igishegore uri igiki icyo ngicyo ntikikureba. yego mwabashizemo iyi kigali irimo abakobwa bateye gutya wari wabona iki se? imishinzi ntiyaduye agakobwa kamwe mu bahungu ijana kaba kagira ngo bagatere kuri bwo ndirimbo ngaho rangiza iyo ndirimbo ninda navugaga sita bande bande ni abantu bari bari kugenda bande Oh my God. sibyiza ariko shaka Sheri, mwaretse uwo musazi koko tukigendera. umusazi ni so agakobwa we ariko sha so na so wanyu urongera kumukira umugore ndahita nkwereka wa mugabo ndabona wowe wabagiriye muri Kigali My God. Ariko Sheri, urumva ukuntu kansheshereze wagakubise kare hose se koko. ubundi wajyamo ibitekerezo nk'ibi Ngaho gakubita. izi mbwake ngiye kuguha ikigo gikubite ni nyina itoshe ubundi Sheri, kice. Sata aho basinkuzi wanya n'imbwa we si mbesiri kwanza kiwerewere ariko rero Imana yagira iyi ni ingumi ni isasu si iwacu mu cyaro